Kurikira isomo ry'Ikinyarwanda umwaka wa mbere. Bana bato, aho muri hose twongeye kugaruka kandi mu isomo ryiza ry'Ikinyarwanda, nizera ko ingombajwi twize ubwashize zabanejeje. Niba utariga isomo ryabanje, ndagusaba kuko kwiga ari uruhererekane, ubanze urebe no ku ngombajwi zabanje. Uyu munsi mbabwira ko tugiye kwiga ingombajwi wa. Mbese murahari? Yego. Yes. Nk'ibisanzwe rwose turi kumwe n'abana, nizera ko n'abandi muri mu bice bitandukanye ku isi yose muri kubonera isomo aho mwamuri hose, haba mu busitani, haba mwamuri muri salo se, mwamuri mu mbuga y'iwanyu, aho muri hose mukurikira isomo, nizera ko ryabashimishije. Niba utarakanda handitse subscribe, kanda hasi hari umutuku handitse subscribe kugira ngo mujye mubona n'andi masomo atandukanye. Twagiye rero. Ubwashize twize ingombajwi ha. Uyu munsi tugarutse ku ngombajwi wa. Mbere yuko dukomeza, ndagira ngo mbanze mbibutse inyajwi z'Ikinyarwanda. Inyajwi z'Ikinyarwanda ni i, u, o, a, e. Mbese mwabana mwe, mwibutse ko inyajwi z'Ikinyarwanda namwe mwazisoma, ngaho ndagira ngo muzisome. I, u, o, a, e. Mwongere musubiremo inyajwi z'Ikinyarwanda kugira ngo numve koko muzizi. I, u, o, a, e. Muri abana beza cyane rwose, birerekana ko iri somo mwarikurikiranye. Muri iyo gahunda rero, kugira ngo dushobore kujya ku ngombajwi nshya y'uyu munsi, reka mbanze mbibutse ingombajwi twize ubwashize. Ubwashize twize ra, ka, ba, na, ma, ga, ya, ta, za, ha. Mbese aho muri mushobora gusubiramo izi ngombajwi twari twarize, ngani mumfashe muzisubiremo. Ra, ka, ba, na, ma, ga, ya, ta, za, ha. Nibyo cyane. Nkaba nizera ko amagambo twagiye dutanga, amagambo atandukanye twagiye dutanga nk'ingero, namwe mushobora kuyibuka kandi mugatanga n'andi magambo ari mu bintu bigiye bibakikije. Dukomeje rero, ndagira ngo mbabwire agakuru. Mutege amatwi aka gakuru. Mbese muriteguye? Yego. Ni byiza cyane. Agakuru rero tugiye kurebana ko ni keza cyane, mugatega amatwi mwumve. Uwimana na Kawera bateye ikawa. Iyo bari iwabo buhira amawuwa ya mukuru wabo wihogora. Ndaje nsubiremo. Uwimana na Kawera bateye ikawa. Iyo bari iwabo buhira amawuwa ya mukuru wabo wihogora. Agakuru mwakumvishe? Yego. Hanyuma rengeye kugenda nsoma ijambo rimwe rimwe musubiremo. Reka ntangire mwumve. Uwimana na Kawera bateye ikawa. Iyo bari iwabo buhira amawuwa ya mukuru wabo wihogora. Ngaho rero nawe wa mwana we,
fata umwanya ufatanye n'aba bana uyu munsi turi kumwe badusuye muri iri somo, mufatanye gusoma. Ngaho rero namwe musome, ngaho nimusome. Uwimana na Kawera bateye ikawa. Iyo bari iwabo buhira amawuwa ya mukuru wabo wihogora. Musomye neza rwose, erega muri abahanga. Nk'ababyeyi banyu baba ari uruhande, papa cyangwa mama wanyu cyangwa undi muntu mubana aho ngaho mu rugo. Nyuma rero yo gusoma aka gakuru, ngiye kugenda mbabaza utubazo duke. Se mwiteguye kudusubiza? Yego. Aha, subiza utu tubazo. Uwimana na Kawera bateye iki? Ikawa. Muri abahanga cyane. Iyo bari iwabo buhira iki? Amawuwa ya mukuru wabo. Nibyo cyane. Uwimana na Kawera bateye ikawa. Iyo bari iwabo buhira amawuwa ya mukuru wabo. Uribuka ko mu gakuru nabwiye ko mukuru wabo yitwa Wihogora. Ni byiza cyane rwose. Erega muri abahanga pe. Mbibutsa ko turi kwiga iy'ingombajwi Wa. Nibyo cyane, turi kwiga ingombajwi wa. Mbese murishimye? Yego. Aha, mwabana mwe, iri somo ni ryiza cyane. Tugiye kujya ku kindi cyiciro cyiza cyane koko. Tugiye gukora imigemo. Ya migemo twifashisha kugira ngo dushobore gusoma nyine amajwi. Twagiye rero, ngaho nimwumve. Wa yihuje na i dusoma wi. Wa iyo iriho ingo dusoma gute? Wi. Wa yihuje na u dusoma wu. Ni ukuvuga ngo wu ni wa twafashe tukongeraho u, bityo tukabona ijwi rishya ryitwa wu. Ngo wa iri kumwe na u dusoma gute? Wu. Ni byiza cyane. Hanyuma wa iyo tuyongeyeho o dusoma wo. Ngo wa iri kumwe na o dusoma gute? Wo. Ni byiza cyane. Wa twayihuza na a tugasoma wa. Ngo wa tuyihuje na a turasoma gute? Wa. Ni byiza cyane. Wa yakihuza na e tugasoma we. Ngo wa twongeyeho e turasoma gute? We. Ni byiza. Bityo turi buze kubona amajwi mashyashya twakoze, imigemo mishyashya twakoze, ariyo wi, wu, wo, wa, we. Ndabasaba musubiremo. Ngo naye majwi twakoze? Wi, wu, wo, wa, we. Ni byiza cyane. Nyuma rero yo gukora iyi migemo, tugiye gushaka amagambo atandukanye abonekamo ingombajwi wa. Twibukiranya ko amagambo tugenda tubona tuyakura mu ngombajwi twari twarize ubwashize, hanyuma tukayahuza n'iri jwi rishyashya twabonye uyu munsi. Mbese iri somo rirabaryoheye cyane? Yego. Nibyo rwose, rirashimishije. Reka rero tujye ku cyiciro gikurikiraho. Tugiye gusoma amagambo. Hano rero iyo tugeze hano niho nsaba ababyeyi gufasha abana babo kwandika. Hano aya magambo tuboneraho umwanya wo kuyasomera abana, ariko nkasaba ababyeyi gufata umwanya mukigisha abana banyu muri kumwe aho ngaho kwandika neza,
kugira ngo bakomeze kuba abahanga. Ngaho rero tugiye gusoma aya magambo. Ijambo rya mbere ni Uwimana. Irya kabiri ni wihogora. Irya gatatu amawuwa. Irya kane iwabo. Irya gatanu uwera. Irya gatandatu ikawa. Hanyuma rero ngiye gusoma ijambo rimwe rimwe musubiremo. Uwimana. Uwimana. Wihogora. Wihogora. Amawuwa. Amawuwa. Iwabo. Iwabo. Uwera. Uwera. Ikawa. Ikawa. Babyeyi, tumaze gusomera abana amagambo. Ndasaba ko mubafasha kureba andi magambo abonekamo ingombajwi wa twize uyu munsi aboneka mu bintu bibakikije. Nanaboneraho kubasaba kwereka abana video zatambutse kuko bizabafasha kubumvisha neza ahaturutse ingombajwi zindi zigize aya magambo turi gusoma. Kandi mbasaba rwose gukanda ahanditse subscribe kugira ngo mujye mushobora kubona izindi video zitandukanye n'ibiganiro bitandukanye tugenda dukorera kuri channel ya The Afro Live. Njyewe mwari kumwe nitwa mwarimu Daniel. Imana ibahe umugisha. Mbese mwabana mwe twari kumwe. Iri somo ryari ryiza? Yego. N'ubutaha tuzongere twige indi ngombajwi? Yego. Tuziga indi ngombajwi? Yego. Aha, ngaho mumbwire ngo bye bye mwarimu. Bye bye mwarimu. Yego bye, nanjye ndabakunda. Imana ibahe umugisha cyane.